kese ya Yongwe irimo escroquerie nkuko ribu yabitangaje ubu kwisha ikintu cyundi mu mategeko akoresha uburiganya ujye uzute n'imibereho y'amatorero oya Kubw'Escorot byo mu mujyi wa Kigali bigeze gufunga insengero zigera muri 700 yego ariko se zibaye zinakora nizasigaye twakabaye mu mujyi wa Kigali tugifitemo abana bo mu muhanda twakabaye tugifitemo abanywatabi so icyo rero ibigaragaza society iri abantu basenga nukuba ibyo bintu bigenda bigabana none reba imibare y'abiyahura 2019 byari 800 yego 2020 icyarindwi 2021 2500 2022 2700 none se abo bantu bamara iki society naho rero birebera mbere yuko hagira n'ikindi kintu kuko burya hari umuntu wahoza ampa amakuru ambwira ko hari umuntu muri ya clique ya Yongwe yiyonkoye kuri ADPR ambwira ko ariko hari ikintu cy'Escorot ngo bagendana nacyo kigira igipaseri ariko bagera muri hoteli ari hoteli imwe iri hano mu Kiyovu cyo hepfo. Yes, reka tubasuhuze abakurikiye KAREGEYA Omar Pano, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro aho muherereye. Tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Twongeye kubana na KAREGEYA Omar Jean Baptiste kuri KAREGEYA Omar Pano kugira ngo tugire byinshi tuganira kubera ko hari byinshi biba bivugwa. Hari haciyemo iminsi igera nko muri 5 mutamubona ariko hari byinshi nawe yabarimo bijyanye n'umuryango ndetse n'akandi kazakora ariko tugiza gutya tukabonana. So rero reka ntangire mwakira muhikaze mu rugo komeza ute ni karibu. Urakoze cyane ndaho suze abantu baje niko nabyita ko pratiquement buriya sinzi iyi cano yambereye nk'igipimo igipimo cyanjye ni ukwipima muri societe y'isi yose abantu bari ahantu hatandukanye ukareba uko ibyo ukora byakirwa bite amakomantere nkayareba abo duhurira mu nzira abasaba nimero abanyoherereza fanta ndabashimira cyane ariko nibanyemerera nzajya mbavuga n'amazina abantu benshi abampa amakuru abampa felicitation abampamagara ejo hari uwampamagaye arambwira ati ngewe ndagira ngo umenye ubike nimero yanjye komantere sinayishyira kuri cano nzajya nyikwihera inbox yabo bose ibyo byiciro byose rwose ntacyo twatanze ngo bigende gutyo ikigaragaza wenda ko ibyo dukora bishimisha abantu kuko ndabizi neza ko hari ababishyiraho ibiganiro hari cana duherutse kureba ariko nari nandi ifiteho ibiganiro 200 nta na kimwe kirageza ku bantu 1000 kandi ngewe ngira ngo dutangira cano twarabivuganye nkubwira ni wenda icyumweru kiranangira mbonye abantu 1000 icyumweru cya mbere cyarangiye dufite 3000 rwose umbo ibiganiro byinshi bigira 2000 3 hari n'ikiza za 10 na bingahe hari kigeza muri 20 na 30 na 40 birashoboka ibyo rero byose nta ababikurikira sinarimbaza nta nicyo natanze ngo bazi so mbagomba kubaha agaciro ntabwo kandi icyo ndeba cyambere ntabwo ari amafaranga yabivamo ariko icyo ndeba cyambere ni ukuvuga ngo ibisohoka mu kanwa ka KAREGEYA abantu barabyishimira icyo nicyo cy'ingenzi nicyo cy'ingenzi kandi nta babitukaniramo nta babiryaniramo nuzanye komantere mbi bagenzi baramusubiza nge mba nigaramiye ariko si nyinshi kuko muri komantere 30 usanga harimo washatse gutandukira nk'umwe nawe kandi ntabizanemo ubushizi bw'isoni ibyo ni ibintu mbashimira cyane hari uwataduhaye agakomantere ati kuri cya kiganiro cya politiki ati ni ubwa mbere mbonye ikigoryi kibasha gusobanura ubugoryi bwacyo urumva iyo rangaje
nicyo cya kiganiro nzasubiramo cya kindi twavugaga kuntu amashyaka ari gushyigikira iki n'ababigize ntuza ariko nzakora ikindi kubera ko nyuma ya kiriya no hari nabonye andi makuru ko urumva niba narabonanye na perezida wa PDI nkabona na SG wa Green Party hari ibyahindutse byinshi donc nzashyira muri kiriya kiganiro kikabaryohera ariko komantere yaje kuri icyo kiganiro nyine bavuga ko ndi ikigo kiri gusobanura ubugori igihe byo ntacyo biba bintwaye kandi icyo ngicyo nta nubwo ari n'igiti gihambaye nk'ibyo umuntu yigeze kuntuka mureka naramwihoreye so rero abantu bacu ni ab'agaciro gakomeye cyane simbizi nta nicyo nakora kubitura usibye kubategurira nyine ibiganiro bigira icyo bibamariye icyo bamparanira nuko hagira akantu gatoya gahindukaho ku muntu warebye ikiganiro cyanjye mu buryo buri positif bitamusubiza inyuma ubwo tunaboneraho gushimira umwe mu bakurikiye Karegeya mu maripano nabonye wanemereye Karegeya kumugurira kamera ngusabireho kuba wanatanga nimero nonaha kuko wenda ntekereza ko ishobora kuba na challenge kuko abantu bandika ntabwo duhita tubabona biragoye ariko utanze nimero yawe bakajya baba direct kuri nimero byaba ari sawa barahari hari n'uwemeye mikoro manza we yaranyandikiye inbox by the way mbibabwira ntangira cyane nababwiye ko n'ubundi nayitangiye mu nkunga za bamwe mu bana nigishije hari gukora muri UNICEF rwose kuba muri Tanzania sinirwa mbitinde wowe ni nk'umwana wanjye amwigishingira ngo mu wa mbere muri 1996 sinamenye uko yageze muri UN ariko nyuma arambwira ati tubonane rwose ambone diforme arambwira ati genda nawe ushakishe turi umushahara wa cameraman amezi 4 nabyumva n'abandi hari n'abandi urumva we yavuye mu nigishije kandi n'abandi nigishije nabo barahari batera inkunga z'ibitekerezo n'izindi nshuti n'abandi bafana baranyuranye ni benshi pe kuko nta kubashimira icyo nashobora ni ukubaha nyine ibizima kuri ngewe icyo nabo niba ntekereza ikintu nkavuga ngo ni kizima kikabanyura birenze ibyo so rero uyu munsi tugiye kugira byinshi tuganira ubwo wenda dukurikiye mushobora kureba iyo nimero iri munsi mukandikira Karegeya ndumva byoroshye turaza no kuyibaha dusoza tugiye kuganira byinshi bitandukanye ariko uyu munsi ndifuza ko tuza kwibanda noneho ku murimo witwa uw'Imana cyangwa se ku bakozi bitwa b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana nyuma y'uko tubonye ariko bya nabyo banze babyumve ibyo nasobanuye ubushize ku kiganiro cyabanje cyavugaga kuri Kagabo na Byansi aho Kagabo yavugaga ngo bazi imyaka bakujya barakorera igihugu yaranampamagaye by the way arambwira ati ati rwose ati nta birenze wakoze atariko ntabwo navuze ko nakoreraga igihugu gusa ati nanditse ko maze imyaka 20 nkorera igihugu through media biciye mu itangazamakuru ibyo rero nibyo nari nkubwiye naho ngaho wari uvuze icyo gihe navuze ko ijya kurya izindi yigira nkuru vuga ko Kagabo yavuze ko akorera igihugu noneho Byansi akamwita propagandiste icyo kiganiro cyararangiye n'abariya biyita abakozi b'Imana rero nabyo nuko ushaka kwigira nkuru abandi se bakorerana ubuse twe dukorerana mon cher kuba umukozi w'Imana n'ukugirira neza abantu bayo Antoine Rutayisire ariko nkumara nkubwira ngo uzashake igeri we tumutumire muri no minsi Antoine Rutayisire niwe wavuze ngo icyo bazakureberaho nibyo wamariye abandi ngiye mu bushobozi bwanjye n'uyu munwa wanjye n'uru rurimi naho kuvuga ngo umuntu ni umukozi w'Imana ntabwo umukozi w'Imana ari iriya nzu ntabwo ari iriya kanzu umuntu yambara ntabwo ari uguhora usoma cyokora ushobora kumenyekanisha Imana birashoboka ariko bigomba guhura n'ibikorwa niyo mpamvu iyo habaye ishyano nkunda kubikubwira najyaga mbikubwira no kuri Jarasi iyo habaye ishyano uhita wibaza ngo ese kiriya gihugu kibamo abakozi b'Imana
abiyitabo bimeze bite bitarajya no ku mukozi w'Imana hataraza za saga za bayongwe za adeperi z'abafatanywe no hanze kuba bahari yego ariko noneho societe irimo abantu basenga bakorera iyo Mana irangwa n'iki yagombye kuba nta biyobyabwenge birimo bakazungu ntibakabaye bahari hari umuntu herutse kubona ashaka kugonga umugore we mu modoka irimo n'abana be yego kanu imagine gushaka kwica umugore wawe abana be banyu bareba iyo societe bari abase ntibafite amazina ya Gikristo se cyangwa ya Kisilamu none se niba abo bantu bita abakozi b'Imana tukadugifite societe irimo abantu nk'abo dufitemo ba seriyo kirazi dufitemo abajura abanyereza imitungo dufitemo abiyahura dufitemo abafite uburwayi bwo mu mutwe dufitemo abanywara umogi mayidia bari heheze turababura niyo mpamvu nkubwira ngo Antoine Rutayisire icyo yakora ya develop twamubaza akadevelopa yantuza ivuga ngo ntabwo ari question yo kuba umukristo ntabwo ari question yo kuba umukozi w'Imana nukubana na Kristo nukuba akakubamo yego nawe ukamubamo ugakora uko akaba ari urinda intambwe zawe ugakora uko abishaka apana rero kwiyambika ugahindura izina ngaho apotre ngaho bishop ngaho mwarimu ngaho iki ariko ibikorwa habe namba naho uri nkunda kubivuga ari urugero typique mu mujyi wa Kigali bigeze gufunga insengero zigera muri 400 yego ariko se zibaye zinakora nizasigaye twakabaye mu mujyi wa Kigali tugifitemo abana bo mu muhanda twakabaye tugifitemo abanywatabi so icyo rero ibigaragaza society irimo abantu basenga nukuba ibyo bintu bigenda bigabana none reba imibare y'abiyahura 2019 byari 800 yego 2020 icyarindwi 2021 2500 2022 2700 none se abo bantu bamara iki societe naho rero birebera mbere yuko hagira n'ikindi kiba kuko burya hari akantu ndashima igeze kuvuga ariko nawe abagikura handi avuga ngo ntabwo uzoreka isi si umubi ahubwo nabeza babireba bagaceceka uranyumva bareberera ikibi uwo rero umuntu wiyemeje by the way iyo wamaze gufata iryo zina umukozi w'Imana ukita apotre bagutegerejeho imbuto nyinshi nubwo Kubw'Escorot buroroha kubera ko bavuga ati uriya se data reka n'umukobwa washaka kurya ivandu umwinjiza mu cyumba cy'amasengesho mu gihe wowe ushatse kumwinjizamo yavuga ati byarasisina ariko umuntu wiswa apotre bamugura utivanamo imyenda akavanamo da mukozi w'Imana agize atya mukozi w'Imana agize na mbere yuko habadiga urumva hari umuntu usenga cyangwa umukozi w'Imana utagaragara mu manyanga ariko nanone akarebera amanyanga uwo nawe ibyo agomba kubibazwa niyo mpamvu iyo wamaze gufata iryo zina uri nk'urumuri niwe abantu bose bareberaho ntabwo bazarebera ku muntu uva mu kabari saa saba ari uko bakinze ariko wowe uhora none ubushize nakunda kubikubwira ngo izo nsengero batarazifunga rero hari ubwo nari narwo ukabona basenga kuwa kabiri kuwa kane no ku cyumweru abadamu bari muri za korari ntibazi uko abana biriwe ubwo imirire mibi nitwibanire kuko yasize abana abasiga ibiryo bikonje cyangwa atanabatekeye icya kabiri umwana uriyo ntazi niba yasibye ishuri ntazi niba yakarabye amavunja ubwo mu rugo arimo ntazi niba hari mucutse umwume waciye mu gikari akaza gutera umwana we inda wowe mukozi w'Imana nkubaze abo bantu bari imbere yawe kuwa kabiri saa 4 urabizi neza ko ibyo byose babikemuye ese nibura wababwiye bazane n'abana babo wowe urirwa ubwira abantu ijuru kandi deja no mu ngo zabo harabaze kuba ukuzimu malnutrition ni ikimenyetso cy'ukuzimu umwanda ni ikimenyetso cy'ukuzimu guta ishuri ni ikimenyetso cy'ukuzimu urabyumva ni bomba rotardoma none se uwo muntu urijana umuntu amwizeza ijuru rye ku giti cye abana be yaramaze kubashyira ukuzimu kuko umwana utiga by the way tugenda sintukanye umwana utiga umwana utariye malnutrition amavunja urumogi nuko rutangira inda zitateganijwe nuko none se ugasanga urugo rw'umuntu uhora mu rusengero nirwo rurimo
inda itateganijwe nirwo rurimo abana bataye ishuri nirwo rurimo abanywara urumogi naho rero tugomba kubarebera ukiri kuri icyo kintu cy'imyitwarire ndagira ngo tubihuze n'iyi kese ya Yongwe kese ya Yongwe irimo escroquerie nk'uko ribu yabitangaje ubu kwisha ikintu cy'undi mu mategeko akoresha uburiganya ugihuza ute n'imibereho y'amatorero oya ubw'escroc byo hari abantu benshi bihisha muri uwo mutaka wo kwitwa ngo ni abakozi b'Imana bakakoreramo ibindi kuvuga ngo urasengera umuntu azabona akazi hari umuntu ndaguha kese ebyiri marerezo nyine burya nuko n'inzego nyine zijya wagira ngo ntizikora amasaha yose hari abantu batura ibyaha mu nsengero ariko inzego ntizikurikirana hari umukobwa wigeze kugira igisenyi ajya mu rusengero avuga mana nyagasani warakoze dore ndangije kaminuza nta cyongereza nzi nta gifaransa nzi nta mibare nari nzi ariko wampaye distinction none se memoire yanditse mu kinyarwanda cyangwa yarayandikiwe cyangwa yaciye ingarama kugira ngo ayo manota yabone hagumbye gukorwa irindi cukumbu aho ni ingarama pe uwo yari igisenyi hano hafi mu Kiyovu yaciye ingarama hano hafi mu Kiyovu naho umugore umwe ajya adekarara ko yaryamanaga n'umuhungu mu rusengero bigaciro urumva rero ni uvuga ngo abanyamadini babitse amabanga arimo n'ibyaha bagahishira nabo ubwabo rimwe na rimwe bagakoramo ibyaha cyane cyane bitwa ko basengera abandi ibyumba by'amasengesho urabizi hari ababijyamo bakazaza basabye inda byaravuzwe Karongi mu butayu Bemushoze uribuka wa mudamu w'imuhanga ko bavugaga ko yasigaga abwiye umugabo ko agiye kanyarira dushimira leta ko imanza yarashyizemo karegation mu bintu by'ubutayu yuko urumva ari igihe bigera hari bati ese abajya muri ubwo butayu hari daboro impungenge za leta ko umuturage wayo yagwirwa n'icyo kibuye yarohama muri ayo mazi inzoka yamurirayo muri ubwo buvumo igakumira ariko bikagera naho no kuvuga ngo ese koko bavana yiki bavayo bameze bate hari na fenomene ntajya numva iwacu ibyumba hariya munsi yahoze iriya nkambi ya Gihembe hari ahantu bita ngo ni ubutayu ariko ubusengero bwabona bavuye i Kigali gusa nta munyabyumba ndabona ajyayo anahemerewe oya barabyemerewe ariko abasenga b'ibyumba nta kintu babona kuri ako gasozi bahita Nyirabadubu munsi y'inkambi barahazi ariko sinzirindi zina bahishe niba ari keshe sinibuka ariko ubundi kera uwo musozi twahitaga Nyirabadubu nta muntu w'ibyumba uhasengera ari amazi yo kurusuma abanyakigali nibo baza bakajyamo nta muntu uhaturiye ko iwacu muri karagace nta muntu wahariya ujyayo none ukareba havuye y'iki rimwe na rimwe n'abavuga butumwa muri bwa bw'Escroc bwabo ubundi iby'abapfu biribwa n'abapfumu parce que byanze bikunze niwiga ukuzuza ibisabwa uzabona akazi kajyanye n'ibyo wize byanze bikunze uzakabona kuko kariho kagomba kugira abagakora ubu uri karifiye ukarimo ntabwo ari uwasengera nuko byahuje niba uri karifiye isaha n'isaha yego urakuze uri umukobwa umeze amabere yego ugira isuku uragaragara bagusengera batagusengera uzabona umugabo nyoko se yarasengewe nyogokuru wawe yarasengewe ariko abapasiteri bavuga ko baba bari gukuraho za karande banza ubwira nyirakuru na nyina babanje gusengerwa kugira ngo babone abagabo ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa mwiza mu kigero cyawe ko ntawe barahanurira ko ntawe uraguhanurira ko uzashakana n'umukobwa wa Obama wazi ko bidashoboka yatinyuka se byabaho se niyo byahanurwa n'abahanuzi 500 ntabwo byashoboka so buri muntu mu rwego rwe
ashobora kubona uwo bashakana uwo barwubakana hanyuma ubwo bati uzageraho uzabyara utabonanye n'umugabo biragoye ntibibaho nako uzabyara utagira matrice iyo siyanse rwose iragoye niba waragize uburwayi butuma bayikuramo bakayijugunya bazagusengera urubyaro ruzaca heza mu mano n'irugu niba nta matrice hari ibisabwa ugomba kuba byuzuye uzubaka nta kibanza barazagusengera wubake nta kibanza ntibibaho nta mafaranga uzirwa mu rugo byizane uzabona perimi mwana wanjye na rose ubona perimi nintajya kwiyandikisha kwa Hitayezu afandi Hitayezu Emmanuel ndakamusuhuza utagiye kwiyandikisha muri bitabo bya polisi perimi yakwizanira none sibyo utagiye kwa Kerema ngo wige Kubw'Escorot perimi zimaze gutangwa muri kino gihugu zose zabonetse ku bw'amasengesho ujya muri utoyikura Kerema uvuze ni wa wundi w'inyamirambo ni inshuti yanjye yego di Kerema ndagusuhuje Kerema ni inshuti ya Karegeya Omar Pano urumva ni inshuti yacu kabisa bibihinduka Kubw'Escorot rero icyo bita nko gutera imetero nubyibuka yego nkanjye muri za metero zanjye hari ibintu maze kuvuga bikaba ariko nagomba nahanuye ni imetero hari ibyo mvuga ntibibi urabyuka ku rubanza rwa Ndimbati ku rubanza rwa Preskid ku rubanza rwa wa mwana data manager wa Nyamagabe uko nabivuze byagenze gutyo kuri kesi y'abakono nkubwira ngo za Europe ziracyaza ariko ntabwo nabaga neretswe ni gutera imetero oya no hanze no nira kudeta yo muri Gabo nari nayivuze njyana ya Rutsiro bayikuyeho saa 12 nabivuze saa 2 nabivuze mu masaa 4 saa 5 uwayeguje ntabwo twari twavuganye ibyo no gutera imetero ibimenyetso by'ibihe niko kwa kundi rero ubu ntaza kuvuga ngo ndagusengera njyana amarutsiro iveho bugacya bikaba ukamuzanira amaturo n'Ubw'Escorot yateye imetero yari afite ibimenyetso by'uko ibyanze bikunze izavaho nagusengeye ngoboka twaramusengeye ararekurwa no ntabwo mu kigo cy'inzerezi n'ubundi babamo avi uranyumva byahura rero ukajya kwitura iyo rero bitabaye nkagusengera ngo ryarasi rwose uzagura imodoka oya uzabona perimi ugatsindwa ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ukajya vuti kandi ubwo gushora warampaye amafaranga ukagenda ukavuga rero uriya mugabo ni Kubw'Escorot dore yamfatiye amafaranga avuga ko nzabona perimi none ntiraza akanyata akaba yateye imetero bakagukwata nyine imetero zigomba kugira aho ibyo zishingira so rero iyo umuntu agusengeye bigahuza nuko mbese ni nk'imetero aba yateye bigahuza nuko bikunze bibaye ukavuga ngo niwe babiteye fisi ugiye kwibaruka kandi n'ubundi uri mu nzira abantu rwose ukavuga ngo umuntu akavuga ati ngiye gusaba poromosiyo ariko poromosiyo mu kazi hari inzira inyuramo umaze imyaka ingahe muri ako kazi kote zawe zimeze gute niba uhora na mediocre uzabona poromosiyo koko gute riko uri serija nta kosi ugiyeho umuntu akaguhanura ngo urahita uba majoro areka ye umuntu akavuga ngo uzaba depite nta rutonde nta shyaka ryagushyize ku rutonde nta kandidatire watanze muri neke nta nayimanite bizaturuka oya udafite imanite byo byakunda cyane ariko bica ku rutonde cyangwa ugatanga kandidatire neke izina ryawe ntiri muri neke uzaba we gute urumva by'amadiporome byo hari igihe ibyo bishobora kubaho so rero abantu nuko bihinduka Kubw'Escorot kuko iyo zitaye urunyana ibyo wabwiye umuntu wamwishyuje mbe avance asigaje kukwishyura andi kandi none bya bindi ntibikunze yemerewe kukujyana muri RIB kandi n'abandi bashatse RIB nk'urwego rushinzwe rufite no mu nshingano gukumira ibyaha cyangwa bikubwira abantu ko nta ushake ntabwo ushobora kubona akazi k'ibyo utigiye ntiwakabona utarize ntiwabyara utabonanye n'umugabo cyangwa utabonanye n'umugore ntiwabona umugabo uhora mu nzu ntabwo azagusanga mu nzu iwanyu bisaba kujya ku muhanda ni lazima wenda n'urwo rusengero ni inzira ariko byanze bikunze umukobwa muzima
abona umugabo ari expose yes umusore muzima kwitwara ufite n'umugabo w'ikinyarwanda avuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda kandi buri wese akabona ibimukwiye ntabwo nzatsindira isoko ryo kubaka etaje narize letre niyo mwamanurira muri 200 ntakwemera nahita gutokesha nahubwo urumva hari ibisabwa wenda naho umuntu agapigana iyo ugiye gupiganira isoko ryo kubaka umuhanda kampani yawe ifite experience records zawe zirasa neza warangiza ngo umuntu urumva ibiciro birazamuka kuvuga ngo abantu ufite byo ni ikimenyetso cyo kuba abantu batiyizeye kubera igihugu harimo ubukene harimo ibiciro bizamuka harimo ubushomeri harimo ibibazo byinshi bituma abantu bahungira muri ya mana ihagarariwe n'abesko ko abantu societe zateye imbere zitari mu bushomeri zirimo amafaranga abantu bakora bakagira gute icyizere cyo kubaho kiri hejuru ntabwo habamo bene abo bantu so rero icyakabaye ni uko inzego za leta zigisha zikakangurira abantu inzira ibintu bibonekamo niba warize neza ukagira amanota byanze bikunze akazi uzakabona uzadepoza 1 2 3 ariko bizarangira ukabonye niba warakociye buroto ikora uzakora 3 4 5 ku nshuro ya 10 ubone perimi niho hava na za ruswa urumva ni ukuvuga ngo ni hopeless society kandi bituma iba hopeless nibyo byose ibimenyetso nibyo byo kwiyahura n'iby'ibiki ariko inzego za leta arizo zakagombye kumara abaturage impungenge kavuga ati tegereza dore ibimenyetso dore ibisabwa ngo ubone iki n'iki transparency gukorera mu mucyo basi umuntu akubwira ngo agusengera ngo uzatsinda urubanza nta bimenyetso ufite nta mwavoka washatse gutese ariko yabaye no gutese ntacyo ibyo byose rero nibukije ba korode basengera babampoye urumva nyine ibyo abapfu biribwa n'abapfumu so rero urumva nicyo kibazo ntabwo urumva ni nkaho navuga nyine ni nk'imungu za societe irimo gatanya ziraza umusubirizo kandi bose basezerana imbere y'Imana no mu murenge abo bantu basenga si ubwo ntabwo muri ADPR indani naho ubwaho ntihabura ibintu ceceka ADPR yo birarenze uri bikaza miliyari 3 abanyamakuru bakurikiranaga iriya nkuru z'ibibazo bagize ya miliyari kiragiye cya iriya saga ya za miliyari donc urumva parike ya ADPR yatangaga za giti hari n'umunyamakuru bashatse kuyaha wayafashe ariko abasinyisha bashatse kumukurikirana ati twari twagiranye amasezerano hari abo bagiye bohereza amafaranga ngo bakayohereza nko mu nshuti zabo cyangwa mu miryango yabo ngo babahitane babyumva hari abagiye barusimbuka urumva cyane ngira ngo hari umuntu batumye nk'umugore we rwose bamuhaye miliyoni sheke ya miliyoni ngo yivugane umugabo arabitegura umugabo ararusimbuka ngaho ADPR iri gutanga ruswa babyumva iri gutanga ruswa iragambana ngo abantu bicwe urumva rero ntabwo n'ahandi abadiri ofite hari ibimenyetso byakagombye kwereka societe iri clean irimo abantu basenga kuko Imana ikumva abenshi rero nabasenga baganisha ku nda zabo urabyibuka Theogene yabibwiye Gedewo avuga ati Gedewo maze imyaka 2 ndya 2 ku munsi atari ko iyo nshaka nkakora nka bamwe muri bagenzi banjye ibi mbarira bikemuye kera ndi mu nzu yanjye imodoka yanjye abana banjye biga heza uribuka ko yavuze ko hari naho ngo baza kumwishyuza amafaranga y'umuriro 2,000 Imana imwakire Pastor Theogene so nuvuga ngo abatabeze kabemo ntabwo byaye byose ntabwo benshi bari muri uwo mujyo niyo mpamvu rero bagenda bizamura mu matitire ubundi sari ya matitire Antoine Rutayisire nano barakitwa pasteur revera ariko abandi barazamutse bageze mu bushorishori kandi nta bikorwa tubona ni intumwa z'Imana kandi we nayo mazina ntacyo yarimo dogiteri ushatse umwite revera pasteur numva ariko abandi barazamura bagashaka barazamuka mu mazina ariko batazamuka mu mwuka imbuto ntazo bahite we haba harimo n'abandi gusenya ingo par exemple
kandi nabo hakaba ababigiramo uruhare avuga ngo aragusengera hari uwo nzi Kimisagara umukobwa yagiyeyo ajyana na mugenzi we aramubwira ati rero nabuze amafaranga yo kwishyura inzu none nyiri byo ndameze nabi reka njye kuri pasiteri usanzwe asengera ndebe ko nabona amafaranga ati merekeza ajyana n'uwo baturanye bagezeyo pasiteri ati no hinjira umwe ati wanjye hinjira umwe wa wundi uje gushaka amafaranga arinjira uwamuherekeje aguma hanze arambiwe akubita icyugi ibyo yabonye asanga rwahanye inkoyoyo asanze ari gushya nubwo bitavuzwe ejo bundi hari n'ijwi ryasohotse kuri Twitter nararyumvise ngewe ya Red Blue Twitter Instagram ndumva nshobora kuza kwisangiza abantu wenda bibaye ngombwa umupasiteri ari kwaka igitsina umukristo live ari kumurikodinga mu kinyarwanda umunyarwanda siri plus nibyo rero urumva rero amuhonga 200 desamire nuko aba yaboneye ubusa ariko 200 nayo ni menshi nanone yaramwemerera gase cyangwa yaramuhakarira yaranemeye 200 gahunda zose zirimo ibyo byo ntabwo ngiye mbibona nkanuza niba yari umukobwa yari umugore okay ibyo ngibyo ngewe rero biratandukanye uwo nguwo uhonga 200 ariko abadukwiye bazambwiye niba mbonye intebe akibaho professeur mbonye intebe ubundi iyo principe guhonga babyita muri economy sero mbonye intebe redistribution de revenu nukongera gusirikiza ya mafaranga wabonye muri bwa buryo kuko nanone umuntu uhonga 200 uzi uwo mugore uhawe umukobwa uhawe 200 cyangwa umugore kuko ibyo byose kuba rwasenyuka simbizi nabyo ni yindi byafite umwanya ariko aragenda kemuremo arishyiramo minerivare y'ijana yishyura inzu ya senkani hanyuma andi senkani yahaye mbonye intebe ariko yajyaga avuga ati ni redistribution de revenu kuko yigeze kubivuga hari umukobwa wari wadefanze kubijyanye n'indaya zitumba avuga ariko ntazigihari ntago tumba yari ntago ikiri indaya winjije niba wasengeye umuntu ariko inflation ariko ntacyo yasengeye umuntu aramweskoroka amwitura 3,000,000 afashemo desa agiye kuzigura igitsina urumva arimo arakora muri yandi yabonye muri bwa buryo urabyumva aho gaho naba nuwo kuko urumva muyo yinjije quelque soit inzira yabonyemo atangiye guhaho nabandi n'umwana wa mudamu akabona iyo minerivare nyine cyangwa nuza donc urumva by the way ntacyo mpfa n'abasenga n'abakozi b'Imana nibyo uvuze nyine nabyumva kuko hari n'uweskoroka akeskoroka no kugera kuri icyo gitsina nacyo akakibonera ubuntu ariko urumva ni criminel ni double crime ni nyamabara ari pasiteri agashaka n'igitsina cy'umuntu none se mu cyumba cy'amasengesho urabyumva pasiteri aciye inyuma umugore yambuye uwumuhaye ibyo birongoka by'icyubuntu se kibaho koko 200 ni menshi ariko none ku buntu wapi no kameme wese akazabaho ate azajya muri salo gute se nta na ya moto kuko icyo ino topic aho ihurira n'ibyo nuko ubundi ibyo bintu byakabaye ibyacu bo bisi yego ubamaze kudukarifiya ko turi abisi wowe wiyita uw'ijuru none turagonganira muri bya bintu by'abisi ubukishe hari umuntu wahoze ampa amakuru ambwira ko hari umuntu muri ya clique ya Yongwe yiyonkoye kuri ADPR ambwira ko ariko hari ikintu cy'ikeskoro ngo bagendana nacyo kigira igipaseri ariko bagera muri hoteli ari hoteli imwe iri hano mu Kiyovu cyo hepfo cya kindi bitaga bavuga ko basenye noneho ngo cyajya kuvugana n'abantu kikajya muri ntuza muri parikingi urumva hari icupa byeri bagatikura bakagira urabyumva bombi ariko hagati yabo baraziranye
ibyo byose rero aho kwihishahisha wamesa kamwe ariko bibaho bihangiye imirimo sava bubaka igihugu sava kubera ko nyine iyo ushinze kampani ushinze iriya televiziyo buriya Yongwe yatambura abakozi nubwo nge ntarimo nabikubwiye ko yanyambuye ni 150 nibyo tutemeranywaho ariko yatambuye abakozi yari yatanze akazi kandi niba yarabambuye wenda amezi 5 yarigeze kubishyura andangahe nawe yari yakereye akazi niriya nza akoreramo ayishyura ubukode agura internet ibyo ni yindi ni ubundi buryo bwo kongera gusirikiza amafaranga mu buryo wayabonye so kabemu ntabwo teretse kwa Yongwe wigarukaho kandi narahabaye ibyo byo ni bisanzwe ndabizi kajya tugira ikibazo rimwe na rimwe ikabura ariko nyago twari dufite nka kampani ebyiri za provisiona ariko mu bibazo tuje so urumva rero ntabwo yari yagerageje hari abandi nkawe bashobora kuba ari uko nyine akagira kweskoroka amafaranga akayabona yarangiza akambura na butike yarangiza agashaka n'igitsina cy'ubuntu yarangiza ibintu byose ugasanga cyane datawe akabikoresha titre noneho ariko we ayo yitirira Imana niba arayo Escorot niba arayo yakoreye agashingamo iyi kampani nk'iriya televiziyo yakoreshaga abakozi benshi nanyene omwe ikadizere ko bizamworohera kwikura hariya ingwate arayifite singombwa ko bigera kure ribishyize bimiyaga bakamura ko bera bintu abashobora kubamo gusibanganya ibimenyetso amugani ariko bamudohoreye akasiga amafaranga akaba libre akakurikiranwa ari hanze ntacyo byabitwaye siwe wenyine ariko byakabaye ko bagira bagakurikirana abantu bo muri iriya domaine benshi bakizwa na biriya bintu by'ubwesiko n'icogamo ntatwa donc urumva hari abandi ushobora gusanga bayakoresha nabi bagafinansa abateroriste bagacuruza ibiyobyabwenge byangije sosiyete ariko we niba yari yashinzemo agateleviziyo nafite na kampani ya transport bamworohereza ariko hakaba n'ingamba zo gukurikirana bene abo abantu babereho kuba ibyo bigezweho ntabwo ndi kubatanga kubera ko mu Rwanda itegeko ryemera impano kandi umuntu atarekarabye ntago wagira ariko benshi bakijijwe n'ibyo bintu benshi bakijijwe n'ibyo bintu iyo ugiye ugatracking umuntu uko yazamutse benshi bakijijwe n'ibyo bintu bita ngo basengeye abandi ngo birakunda basanga umuntu ugasanga umuntu ngo yabonye akazi ko aribo bari bamusengeye ngo mu rusengero ngo ajya atura ngo bakagena yatura bari batangiye kwiremereza ngo ibiceri bisakuriza Imana iri muri iyo nzu kwere munsi ya 5 ngo itari note ngo ntuyirwizana ibyo bintu byose ubwo n'ubukebe baba butangiye kuza mu shere n'ubukebe baba butangiye kuza kandi nizere ko simbizi birasaba ko inzego zihaguruka zikigisha daboro abaturage inzira ibintu bibonekamo bikaba gahunda ifatika apana kujya bigisha ari uko icyaha cyamaze kuba oya mumenye ko bigenda gutya mumenye ko bigenda gutya mumenye ko wize leta atatsindira kuba chief kuko ntabwo wari izindi nta training yo guteka ufite ngo umuntu agusengera uzabe chef cuisinier muri hoteli no kameme ubwira abantu ko umuntu akora ibyo yigiye ubwira abantu ko umuntu atsindira isoko yapiganiye urabyumva donc dukumire ariko abantu basenga byaba ari ibiri kunda byaba ari ibidakunda abantu bamenye umuntu utangiye kweskura kubimenye ko hari kesi yari maze ibisi nanjye ndiho bashaka kuyandya ariko hari abo bayariye byanze bikunze bavuga ngo barashaka ngo umwarimu w'iki nk'umwarimu wo kwigisha indimi abamigra nizere ko uwo muntu ariko bamufashe kuko namaze nabwiye ikigo yiyitiriraga nizere ko hari ibyakozwe ariko uwo muntu yari amaze igihe kuko yatangiye kumbaririza yabazaga abantu nta muntu ufite wigisha indimi zirimo n'igiswahili igifaransa icyongereza igiswahili n'ikinyarwanda ngo twigishe ngo tuzakorana iminsi icyo kintu iyo kusinya y'iminsi 30 igahoramo ubwa mbere umudamu arampamagara abaza umudamu ati ndamuzi Karegeye bampamagara aribwo nari nkinjira muri Sweden aramwa ngo aragira ngo tubonane ndamwana no ngiye sanzwe nkora ibiraka n'ibya Union Européenne ntabwo ndahakandagira babinyoreza online yabiguhaye ngo yangwa ashaka ko mubonana mwihorere bukeye hashize iminsi 2 undi muhungu arampamagara
telefone iri kupa namaze bashakiraga iki ngo hari umuntu wo muri ONG ngo ushaka ngo kiraka ngo cyo kwigisha ngo amezi 2 birasa n'ibya wa mudamu mvuyeyo rero ngarutse undi muntu arabimbwira ati hari umuntu wambwiye ngo arashaka umwarimu w'indimi ngo mu gihe cy'amezi 2 yigisha abamigra ndabikeka mbwira umuntu mbaza tarifu ko arabona nari mperutse kwigisha mbaza uwo nakoreye uwampembaga ntarya mwambariraga ngahe ku isaha arimbwa atari ko witonde ushobora kuba arabesikoti nanjye byambaye baranayandiye ndangije bikomeza kunyanga munda icya kabiri uwo muntu ntaba kuri WhatsApp ibyo ni uguhamagara nta SMS nta kwandika ngize ikigo yitiraga kikaba kibamo PR communication officer tuziranye aho iryo niryo kosa yakoze none umamagara cya kigo ariko uyu mwanya ndabaza umuntu witwa gutya iwanya arahakora atari koko atari wowe wa mbere umumbajije yamamagaye mvuye muri Cogamu oya nagiye muri Cogamu navuye kwa Kayiranga kwa gatatu Kayiranga arabimbwira mva kwa Kayiranga ngeze mu rugo njya muri Cogamu wa muntu yakamamagara ndi mu kiganiro yazimye narangiza nkamuhamagara ngiye muri Cogamu ndongera nyikuraho ndangije sanga nanone yambuze numva binteye ubwoba ariko uyu muntu ntiyandika ntuguhamagara gusa mpamagara wa mupira w'icyo kigo ni ikigo mpuzamahanga yiyitirira kuva icyo gihe niyongeye kumamagara nizere ko bamubonye cyangwa se nibura bamaze guhagarika iyo traffic izo rero nizo nyigisha abantu bakabaye batanga ngo iyi tablet se ngo niki gitabo tablet urama igitabo ntarabona kontra urumva ukuntu bitera ubwoba urama tablet igura 1000 wenda nka 300 ntaho tuziranye nta kintu no icya kabiri yari yamaje kumbwira ngo ninzane ngo nimuhereze email yanjye amazina yanjye yombi na residence aho ntuye ngo arampa email yabimbwiye nka saa 5 burinda bwira email ntarayibona ahubwo atangiye kumamagara ngo wewe niko ngo iyi tablet ko wagomba kuyirana n'iki gitabo koko ngo ejo ugahita utangira nta kontra ngo reka ndebe ko kanaka yagufasha ubwo hari asigaye guhita mbwira ngo ohereza amafaranga kuri no bayategere ibintu nk'ibyo bitamamagara wa mupira wabo ubwo rero izo rero inzira abantu bacamo besikoroka abandi inzego za leta nizo zakagombye kuzigisha abantu ibintu nibitangira gutya uzabyumve umuntu nagutira telefone akajya kwitabira inyuma y'igikuta uzatangira umukeke either mukurikireyo cyangwa se umuguru itabira hano ni byinshi uribuka ko nabikubwiye no ku bwa kazungu hari inzira nyinshi abantu bacamo bateka imitwe mu rwego rwo gukumira ibyaha bagabanya abantu vango kanaka ngo asengera abantu ngo bikagenda gutareka oya reka dusoreze naho ngaho ikintu kijyanye na prevention cyangwa se kurinda ibyaha mbere yuko biba abahanuzi bo birashoboka ariko umuntu kukubwira ngo ngwino ngusengera uzabona iki kandi wumvise itegeko ingingo y'174 uko irangiza ivuga utanga icyizere cy'icyiza kizaba cyangwa ukangisha ikibi kizaba buriya rero umuntu nakubwira ngo ejo agatangira kuvuga ngo neretswe bagufunga cyangwa ngo neretswe ngo hurira indege bageze Kubw'Escorot aho ngaho sanzwe nyurira wambwiye abafunzwe bose wari wabibabwiye mushe ibyo ni biba ku bantu gukira bibaho gukena bibaho kubona akazi bibaho kwirukanwa ku kazi bibaho kuvuwayaja bibaho kwiga ugatsinda bibaho gutsindwa bibaho gusibira bibaho kukigomba ko hagomba kuboneka umuhanuzi ubikubwira niwagiye mu ishuri byanze bikunze kubona sheke birashoboka gusibira birashoboka cyane niba wapurayinze akazi kugarukira muri interview birashoboka kukabona birashoboka kukigombera ngo abo rero nibura marerezo banuko keshi gukumira icyaha kitaraba ntago uwo mucuraba ibintu byose dutangira kwigisha ari uko byamaze kurenga inkombe ubwo turabivuga ko wenda Yongwe yacakiwe ariko nabandi nkawe bagombye kujya tureba hari abandi bakiri muri ayo masengesho ntabwo ari byo oya ntekereza ko akenshi bivugwaho kubera ko babonetse iyo case study Yongwe ni case study aravugwaho nyine nk'umuntu wa sample ariko urugero ariko usanga kenshi iyo bibaye kubivugaho mbere nta kimenyetso kibigaragaza hari ubwo nyine bifatwa nko kubinjirira
iyo nta kibazo iyo ngo nta wagutakiye ko niba nta wabwiye ribu ko icyo kibazo yakigize ariko ndabizi ko bihari ariko niba byaravuzwe nubwo nta watanze plainte niba umugore agenda mu rusengero akavuga ngo ntuyi imodoka ntuyikamye ukayakira utabajije umugabo wawe yagusinyiye urumva ko akundi guhishira ibyaha nako kureba ibintu ukarebera umugore yihambuye ikamyo y'umuryango umugabo yabivuze umugabo babyemeranyije araho urubyumva umuntu avuze ngo iyi modoka rwose yanditse kuri indi yanyumva so ibyo byose bigenda biba tureba tugaceceka kuko mu nsengero baturiramo ibyaha kandi mu sambureke n'abashinzwe kubigenza cyangwa kubiprevena iyo yagiye gusenga aravuga ngo ndi mu rusengero sibyo si ntibindeba ariko mu rusengero babantu basa n'abakora abasaba penetensiya mu ruhame aho tivwa mu byo bavuga barimo ibyaha rimwe na rimwe nuko izo nsengero iyo zigiye muri umunyamakuru bagutera imboni hari umuhungu wigeze kujya mu Rwigasogi ngo baramumenya bati twajwemo haberamo ibyaha byinshi hari ibintu bihari byose binyuranyije n'itegeko akirwa by the way hari bitaraba hano mu Rwanda ariko reba ibyabaye kwa Joseph Kibwetere muri Uganda atwika abantu ngo isira yarangiye ntabwo birangira ariko niba abantu bakweskuruka bakakubwira ngo uzatwara indege utaramenya no gutwara igare niho bigana reba ibiri muri Kenya hamaze gupfa magana Ezekiya cyangwa Makenze urabyumva bare bose ni ukugira ngo mu nsengero habamo ikintu bita ni ukwipunotiza ni nko guhuma amaso abantu ukabahindura ibisenzegere ukabahindura ibiwerewere noneho byose abo muri Kenya bapfuye bavuga ngo harya ngo bizagenda bitera ngo bicwe n'inzara bazajya mu ijuru babeho batarya ibyo leta yagombye gukumira icyo kintu umuntu ubwira abantu ngo mubeho mutarya muzajye mu ijuru guteze ejo hari uzababwira ngo ntimukajye mukaraba imbyiro zibice barwara amavunja nta mavuriro dufite ahagije ntabwo bika mwese byo mu ruhango imyumbati n'ibishyimbo byahoye ngo biba byasambanye ibyo byose rero ni ibintu byakagombye yego nyine inzego za leta nubwo nazigiye nziganishaho umupira natwe biri mu nshingano zacu kwigisha abaturage nk'umunyamakuru itangazamakuru naryo rigomba gufasha leta kwigisha abo baturage ariko ibimenyetso by'uko umuntu ari kugutekera umutwe simbizi reka duhinire ahangaha dushimire abari badukurikiye muri rusange dushimire Urban Boutique Urban Hotel dushimire Niyo Ucogamu dushimire bari kubona itoto rya Karegeya cyane Niyo Ucogamu niyo yakoze akazi wikende nyirangije nagiye ubu hariyo nacyaja kuzindagenda nkicaramo gym tonic abonoma namaze kuyishura kera niya sauna urumva nukugenda muri oya mva mu rugo ndi muri ka sport nagera ibindi byose bikikora ko nta mafaranga bisaba nyatanga nkimara guhembwa so Niyo Ucogamu n'abantu bacu adekoro n'abantu bacu abaguzi abarengera abaguzi ubagiye kugira akazi kenshi kuko ibiciro bya essence byazamutse abo nyiri ku 8 adekoro nitagira bura kuba bibiri adekoro nitahaguruka ubwo none byabiraye byari kuri 2000 bigiye kujya kuri bitatu ya dekoro ni n'abantu bacu Kotrafu umushinga Face n'abantu bacu inshuti zacu ni nyinshi hari n'abandi bakiza arabo tuba twahuye abitwa abacuruza amakaro ni benshi nabuze uwo mpitamo ariko uzishyura bwa mbere uzishyura bwa mbere niwe nzakira ni batatu ni batatu b'inshuti zanjye umwe twabonanye mu gitondo undi twabonanye ejo undi tumaze igihe tuvugana bose ubwo uzaza ko ntabwo nabamamaza bombe ari batatu cyane yes ariko nzagenda so shimira abakurikiye Karegeya Omar Pano n'abakamaro tuzi icyo bamaze kandi bakomeze bibaruka umuryango we mugari mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka nawe utaha dushimire Fisi kuri kamera uyu munsi yagize inzara amashusho aba makeya